noneho niba umuntu nka Jolly ashobora gutuma mwakwibaza ngo abaruta Jolly bangana iki mu gihugu twaba dushize. Ngewe ikibazo noneho nta nubwo Jolly namugira ikibazo. Eti ni ukweli msichana aitwaye Miss Jolly kutoka Rwanda yawezekana ni mpenzi wa huyu milionea au bilionea kutoka Tanzania. Na hivi ninavyoongea na wewe Iza Mutesi Jolly rero zihagaze zitya. Mutesi mwamubonye ko ntari umunyepolitike wa danje. Mutesi mwamubonye ko ntari umunyepolitike wa danje ngo bamuhakinze. Good father. Kuanzia leo mpaka kesho yani nitakuletea ushahidi wa vipeperushi kutoka Tanzania wakizungumzia huyu demu kwa sababu watu wengi baba na bahanga bafite ikintu bita connection. Mutesi Jolly is number 1. Mubana w'abakobwa bakoresheje ubwenge kushukuntu bakoresheje umubiri. Bro, niba twaramubonye ari muri ziriya diro ibinyamakuru byaranditse ambasade y'u Rwanda muri South Africa ngo nibo bentervenye kugira ngo Mutesi Jolly batamurya miliyoni y'amadolari. Ubu ngubu nibwo ndi kubikurura nkabona connection y'uyu mukobwa, she's something else. Uyu mutipe adusobanuriye ko we yiboneye Mutesi Jolly aje kumufata ku kibuga cy'indege birenze rimwe. Ushobora comment ku biganiro yakoze ku mvugo ze zimwe zumvikana nabi cyangwa neza, nkuko nawe yakora comment ku byanjye nabi cyangwa neza. Ariko ikibazo ndi busigarane ejo twumvise ngo bashwanye naho byaba bituruka. Ntabwo ari cyo kizasobanura gushwana kwabo, ariko impamvu yo gushwana ishobora kubiyo. Baranamenyaniye kuri Facebook. Ese muko niko musore ubwirwa n'iki arakara bigenze bite? Yo baganira se ntabyumva. Iyo ari mu ruhame se agenda ubona abantu babona ari umuntu wibashye cyangwa utesha agaciro. Kumwabonaniye kuri Facebook. None se uburyo nsamo ndi mu kiganiro niko nsa iyo ndi mu rugo ntetse. None se kuki wumva ko umuntu mvugana kuri Facebook ibyo mwavuganye ariko kuri kandi yateguye projet mugiye kuganira. Yateguye ikiganiro aguha ibyo yahisemo. None ariko muhurira mu isoko acuruza bitunguranye, muhurira ku kiriyo. Waramubonye agenda, uzi niba agira amaguru cyangwa atayagira, uzi niba nk'urumogi cyangwa atarumo. Ko guhamagara maze kujya muri leta nzima. Amakuru ari kuva munsi y'ikirunga aravuga ko Mutesi Jolly amaze guhura n'uyu mugwiza tunga cyangwa n'uyu muherwe ibinshuro irenze imwe, nako inshuro zirenze enye. Mutesi Jolly akoze ubukwe Misi mu bucuruzi bw'intwaro, kuko niba akundana na Rugumu nkuko bari kubitubwira kandi bakavuga ko bahuye bagiye gukorana business, bahuye bagiye kuganira kuri business. Amakuru mfite ngo urukundo rwe n'uyu mugabo bita Saidi umuhanga munyumve neza, umuntu bita Raila Odinga. Raila Odinga Mutesi Jolly ngo yabonye uyu mugabo ngo ni inshuti ya Rugumu, ngo yabonye Mutesi Jolly muri Oxford aravuga ati oya wa mwana we ukeneye imbaraga zigusunika amafaranga n'ubuhanga n'igitinyiro. Raila Odinga ahita abwira Saidi Rugumu aravuga ati indege yarugiye kohereza muri Russia yihindukiza icyerekezo erekera mu Bwongereza, nabonye umuntu ushobora kubona kandi bikagenda neza. Habaye inama y'igitaraganya, umuntu bita Raila Odinga amaze kureba ubwenge bwa Mutesi Jolly ahita amuhereza connection n'umuntu bita Rugumu. Ariko ibi ngibi abikora mu rwego rwo kugira ngo bakorane, kuko uyu mugabo agira ikintu cya oferna kandi Raila yaramaze kubona imbaraga Mutesi Jolly afite na speech yaramaze gutanga. Hanyuma Rugumu icyo gihe mwibuke ko no mu divorce nta mugore afite. Bro, ibyari business ngo umugabo ngo agwa mu rukundo aragarama yamanika hari aravuga ati ibyanjye byose ndabiguhaye. Urukundo rurangiriraho. I mean ibyari business biva mu rukundo. Ahubwo nkibaza uyu mugabo mwabirebye Mutesi Jolly aramufollowing. Mama yake na muzana tate. Ubwo n'urukundo ahubwo barahujwe na business. Tugaruke kuri business. Business yahuje Rugumu na Mutesi Jolly ni iyihe ko uyu mugabo acuruza intwaro?
mbere yuko bajya mu rukundo